kuri uyu munsi nk'uko nabibabwiye ni umunsi w'abagore turi kwinjiramo imyaka 25 irashize niyo mpamvu kuri uyu munsi turi kumwe n'abatumirwa batandukanye ndahera imbere ngere inyuma turi kumwe n'umunyamakuru Clarisse Uwimana tuguhaye ikaze muri studio za televiziyo Rwanda y'umwihariko muri kick off ikindi nta nashobora kwibagirwa nawe urabizi iyo ndebye nka Rusi nkawe nkareba nka Clarisse nk'uyu nguyu ari abana natoje bakira abana batoya bakazamuka uyu munsi wa none ukabura umuntu ukomeye kuri RBA uri umunyamakuru unyemvita ngo nzaga mu kiganiro nkareba Clarisse urwego agezeho nabyo birashimisha ndetse n'abana bo nagiye ntoza bose abana b'abakobwa ntago rwari urugamba rutoroshye nk'uko Felicite yabivuze ntago rwari urugamba rworoshye kugira ngo wumvishe abantu yuko umukobwa nawe agomba gukora siporo. Tujye ku munyamakuru muguhe we mumarire kuko Clarisse kugeza ubu bavuga ko umubare wanyu ntago ari mwinshi kuko igiye kwara kugeza wenda bari active cyane abafite imbaraga cyane ntago murenze batanu muri rwa ruhumbira jana rw'abanyamakuru wa siporo. Mbere na mbere utubwira inzira yawe harabura iki kugira ngo mube benshi. Murakoze cyane nkuko wari bivuze nitwa Clarisse Uwimana. Inzira yanjye coach yize kubikomozaho coach Grace yantoje mfite imyaka 12 ndanamushimira cyane yari equipe nziza ya Kigali y'abadamu babasha kuguhemba nibyo nka captain wa sitting volleyball yavugaga uri umwana w'umukobwa ufite iyo myaka wenda ugeze nko muri myaka 15 uhembwa 120 cyangwa ubonye recruitment ikomeye hari icyo bigufasha byatumye nkomeza secondaire bivuye kuri coach Grace na equipe ya Kigali mushimire cyane coach warakoze biva naho no kwa ndi umukinnyi nshoboye ikigo nacyo kiramfata Rusa hano se dukunda kuhahurira muri apayeri baratwakira ukiga utishyura kandi imagine ikintu ufashije umubyeyi baradufata kwangiza imyaka 6 utishyuye ishuri hari icyo umubyeyi aba savinga hari icyo amafaranga ari kubakoza ariko baragufashe kuko uri umusportif kuko ukina umupira w'amaguru nzamuka gutyo nkunda itangazamakuru uvuye kuri ba Ruth yatangiye umuhuga mbere yanjye nangira mwumva gutyo numva ko nanjye nshobora kuba nabikora mbijyamo gutyo reka mitengera ku kibazo rumbajije kugeza kuri ntavuga ko turi bake mu itangazamakuru ariko nacyo ni ikikwereka yuko hari nambwe imaze gutera turi kuvuga ku myaka 25 iyo urebye koko usanga ari ikimaze kugaragara mu itangazamakuru haracyarimo abitinya bavuga bati se wahagara imbere y'umuhungu noneho umustar ukaba wamuha interview birashoboka cyane ababitinya aravuga ati ninza mu itangazamakuru hari uko nzafatwa hari byinshi babivugwa ariko iyo ubyirengagije uzi ko ari cyo wakuramo birashoboka cyane. Itangazamakuru tugiye tuvuga ko dukora ubuvugizi ubanza byoroha kuba nk'abakobwa cyangwa se abagore mu itangazamakuru byaborohera kuba abavugizi bagenzi banyu bari muri siporo ntibiye ibibazo wenda nka bitatu by'ingenzi ubona siporo y'abagore ifite tuvuga ngo noneho wenda uyu ni umunsi mpuzamahanga ni umunsi wanyu aho kuvuga ngo noneho bya bibazo ni ibingibi tubivugiye mu ruhame birahari kugira ngo itere imbere nibura yegereye abahungu birahari kandi tugerageza kubivuga reka wenda ntanga urugero rwihuse cyane nimba u Rwanda rwari rwakiriye sekafa y'abadamu ikabera mu Rwanda 2017 ikabera mu Rwanda yamara kuba umunsi ukurikiyeho ngo ntuyitabiriye ngo kugira ngo mutajya gutsindwa ibitego byinshi harimo ikindi kibazo twe turagerageza tukavuga tuti nimba ubu tuvugana equipe ya Kenya iri hanze y'umugabane wa Afrika bagiye mu irushanwa batumiyemo ni gute ikipe y'u Rwanda itabaho y'abadamu ibyo ukabibazaho ugasanga nibyumvikana meme no muri basketball nimba habaho championnat umusaruro w'umukinnyi mbumbe abona muri equipe nationale n'umukinnyi agomba gukompeta nimba nyina na Liliane muri club nkabona qualification yo gukira muri equipe nationale ejo Liliane azakora umwitozo kugira ngo nawe azahamagarwe muri equipe nationale bigasaba ikintu gukora rero turagerageza kuvuga nko muri basketball twarabivuze kucyi atawe equipe nationale y'abadamu ntago babyumva muri football twarabibajije turabaza tuti ni gute equipe ibaho umwaka umwe ukurikiye kuvuga ngo ntago iri bwitabira amarushanwa ugasanga turagerageza yego ari ababyumva nko muri volleyball bakomeza kurwana sitting volleyball n'ahandi
ariko no mu magare naho reka tuhakomoze nimba aho ndira competition ikomeye sinzi niba abakobwa bajya bakina nka Rwanda Cycling Club Rwanda Cycling Club abo babinjiye mu bitaraba niho navugaga urasa nyine naho nuvuga ngo umukobwa nawe abone igrade byo hejuru kugira ngo yumve ko hari icyakora ariko twe nk'abanyamakuru turagerageza kuvuga nubwo hari ubuyobozi madame Felicite yabivuzeho turagerageza ariko nubundi hari abatarabyumva neza reka twinjire rero mu gice cya kabiri mbere yuko tujya mu gice cya gatatu ari nacyo cya nyuma kugira igice nkizanye vuba kugira ngo turekure abavandimwe reka duhere hano imbere barafata ibibazo hanyuma bakomeza utange hose abamaze kubifata ubwo baratangira basoma ibibazo nabo byerekeraho bababaze ubwo Kayishema arakomeza atambagiza ibibazo gusa uza gutora ibijyanye nabo ambabarira asubizemo hariya atore ikindi kibazo ko wowe wafashe cyawe nafashe jewe wafashe wowe subizamo hariya hanyuma utore ikindi undi Kayishema akomeze reka duhere kuri madame Felicite atubarize umuntu urebana n'icyo kibazo uwo muntu nawe arahita asubiza umuntu urebana n'ibibazo ngiye kubaza yitwa Clarisse wow bamumere mikoro ikibazo cya mbere kiravuga ngo biroroshye kuba umunyamakuru w'umugore ni iki utinya cyane muri uyu mwuga kuki waretse gukina umupira w'amaguru ukiri muto so nawe wabaza ikibazo umuntu ushaka mu bo turi kumwe kamere ku cyanyuma murakazi cyane nanone nkuko nigize kubikomoza mvuga ni Grace yanoje urumva 12 ans ubusa nkaho uri muri academy nago nakinaga ku rugero rwa bamahirwe nabandi nari ndi ku rwego rwo hasi ndazamuka ndabyibuka yandi bengiye gukora examen ya primaire ego arandeka ngenda nkora examen muri primaire nsoje ndagaruka ngarutse ndakomeza nyine ndakina nza kubona nandi mahirwe kujya muri APR Women Football Club urumva nagize n'amahirwe gukina ama equipe yabayeho akomeye mu mupira w'abadamu mu Rwanda ngeze muri APR 2014 nibwo APR yasenyutse y'abadamu so isenyutse numva ndagize ndumva navuga ngo gucika courage kuko wenda no kubaho ama equipe atari menshi kandi akomeye urumva ngiye nakuriye ama equipe ahemba narumva gutangira kubona amafaranga uri mutoya kumva ko ngiye guhita wenda najya gukina ama equipe adahemba cika courage mitambireka mitandeka nyine gukina umupira ariko bitabinazaho kujya muri kaminuza nkavuga nta kuntu hazagenda niga rimwe ne nkumva ko hari ukongora nicyo navuga ko AP nayo iri mu byatumye ndeka gukina umupira nyiri mutoya icika cyangwa se barangiza bayisesa 2014 ikindi kibazo akwibutse biroroshye kuba umunyamakuru w'umugore biroroshye cyane bivuye ku bushake ubishaka nibyo bagenzi banjye bakomojeho iyo ufite ubushake ubushobozi baburi hafi aho rero impamvu navuga ngo biba byoroshye no kubishaka ikindi no kubuzi yuko hari umusaruro uzakuramo ntago tuvuga gusa cyangwa se ngo tubaho turaba sportif gusa ahubwo habamo n'undi musaruro ushaka kubona amafaranga ushaka kugira opportunity yo guhura n'abantu bakomeye hari amavantage menshi yo kuba waba umunyamakuru n'icyo utinya muri uwo mwuga n'icyo wumva utinya navuga ko ntacyo ninya muri uwo mwuga ntacyo utinya none se kuki waretse gukina umupira w'amaguru nibyo yabitubwiye ahubwo ikibazo cya nyuma ikibazo nawe umuntu ushaka hano mu bantu bari hano ushobora kubaza kuba nabaza anafite n'ikindi kibazo umuntu n'ibindi bibazo nabanza abaza ikibazo nabaza nta kibaza coach Grace coach Grace ngiye kumubaza ikibazo kigira kiti yego koko yatangiye ari umusifuzi biza kugera igihe abumutoza ariko tubwizanyije ukuri coach Grace n'umwe mu badamu bafite umusaruro noneho yigize no kukakomoza aravuga ati kwitwara byaravuye muri sport natubwire ko ase nkigisha nk'abasportif muri rusange ibigendanye na saving hari ukuntu umuntu w'umusportif ejo nejo bundi ugasanga araho ku muhanda arasabiriza coach Grace natubwire ibanga yakoresheje Clarisse arakoze cyane
impamvu akimbajije kiriya kibazo ni uko azi ko mu mitoreze yanjye mu gutoza abana b'abakobwa ntago nabatozaga umupira gusa kuko nagiraga n'umwanya wo kugira ngo mbatoze uburyo bagomba kubaho nyuma y'umupira cyane ko nubwo atabivuze ariko wenda Rusi ya mbere umugabo na Clarisse yabivuga njye sinemeraga gutoza umwana w'umukobwa utemera kwiga. Hari n'igihe abana b'abakobwa batangiye kuvuga ngo urumva barahembwaga amafaranga n'ubundi twiga kugira ngo tubone amafaranga ubu turi kuyabona so ntago ari ngombwa kujya kwiga. Njye nafashe icyemezo ndabyibuka ari igihe muri AS Kigali nageze igihe mu bakinnyi 25 sigarana abakinnyi nka 3 cyangwa 4 mu gihe cy'abarusi bari mu kurangiza mu wa gatandatu bambwira yuko byabananiye batabashije kwiga ariko gihe nshyiraho itegeko ndavuga ngo umuntu udashaka kwiga ntagakina mu ikipe ntoza. So icyo gihe rero iyo nabikoraga gutyo nagira ngo wa mwana w'umukobwa atazavuga ngo nuwo gukina gusa ndetse n'igihe azaba ananiwe kuko igihe kiragera umwana w'umukobwa akananirwa ntago ari kimwe n'abahungu nabwo azagira icyo yifasha. Mu mafaranga yabo bahembwaga nayo nageragezaga kubashakira uburyo bayamanaginga nkabereka inzira zose. Kenshi nababwiraga kwishyira hamwe bagakora ibintu bimeze nk'ibimina bagafashanya ku buryo niba bakoze ikimina umwana w'umukobwa bakamuha ibihumbi wenda nka 500 600 umwe yaragendaga akabaguze wenda nk'ikibanzi wabo cyangwa akabagiye kubakira iwabo cyangwa se kenshi na kenshi mu mwaka je nari mfite gahunda yuko nahamagaraga ababyeyi babo bana tugahura kabiri mu mwaka kugira ngo dufatanye uburere bw'abana ndetse n'izo saving tuzumve kimwe n'ababyeyi babo dufatanye. So navuga ngo rero ibyo Clarisse abivuze kuko azi ko nabikoraga ariko ni n'ikintu cyiza cyane ngewe numva bibabaje kubona umuntu yarabaye abakinnyi n'abatoza bo muri siporo twitwa abasitari kuba hari igihe cyageze ukitwa umusitari noneho buri wese ashaka kumenya umuntu nka Grace umuntu ashaka kumenya umuntu nka Kayishema kuko uri umusitari mu itangazamakuru noneho nyuma mu masaziro yawe tukakumenya uri umusitari usabiriza ntago ari ibintu byiza cyane. Ni ukuvuga ngo rero nta bwenge bwinshi tuba twarashyizemo sinzi umuntu waje wigeze kuvuga ngo basket isaba ubwenge cyane nta mukino udasaba ubwenge kuko ibintu byose dukoresha ubwenge. Ni nayo mpamvu buriya gutoza ngewe AS Kigali no guteza ikipe y'igihugu ntago byigeze bingora kuko natozaga abanyabwenge umuntu wagiye mu ishuri kumutoza biroroha. So rero ni byiza gusevinga n'abatoza ndabakangurira na komite nizo komite zose bakwiye gufasha abakinnyi kuko hari igihe barangaraho gato. Hari umudamu wa Mangwende yavuze ngo mubona namwe itandukanyirizo buriya ni umujyanama mwiza ugiye no kureba saving zabo wasanga zitandukanye n'iz'abandi. Ndabeshyara reka dukomeze n'ibibazo aho mufite ikibazo oya hano mufite ikibazo reka duhere hano imbere mufite ikibazo hano reka tugende kwa Clarisse nawe tubarize. Ikibazo ngiye mfite ndakibaza abafite ubumuga. Ikibazo kiragira giti umugore w'umukinnyi ufite ubumuga uyu munsi afatwa ate muri sosiyete nyarwanda? Murakoze reka mvuge ko ari ikibazo cyiza. Uriya iyo tuvuga uburenganzira muri siporo ku bagore uriyo bigeze ku bagore bafite ubumuga bisya bitanzetse. Hari ukuba uri umugore hari no kuba ufite ubumuga ubundi ubarangije guta agaciro. Iyo utangiye siporo baravuga ngo ndabyibuka bamwe muri twebwe dutangira siporo ntago ndi uwa kera sindi n'uwa vuba cyane ariko ukumva aho mutuye baravuga ngo ntundi se ko atazabona umugabo ntagende yikinire nubundi se ko yirirwaga iwabo nta n'ikintu ashoboye no gukora nagenda cyo kujya kwikuruza hariya hasi nubundi se nibyo babibutse bagiye kwikuruza ukumva ko nta kintu amaze bamaze kumugira ikintu ntago akiri mu bantu. Ugasanga baragufata gutya ariko nyamara mama Felicite atangira yabivuze kugeza ubu muri siporo y'abagore ntago natinya kuvuga ko abagore bakora siporo y'abafite ubumuga mu nzego izo arizo zose
turi abambere pe ni ukuvuga ngo ibyo tubona byose kompetisiyo zose twitabira ntabwo ari impuhwe tugirirwa turabikorera hari amategeko y'umukino turatangira tugakina tubikunze tubishaka dushaka no kwerekana ko hari icyo dushoboye ku gihugu hari icyo twafasha igihugu kuvuga ko mfite ubumuga bw'akaguru mfite ubumuga bw'akaboko ntabwo bivuga ko mba narangije gupfa mu mutwe harakora hari umusanzu natanga ku gihugu hari umusanzu natanga ku babyeyi ku muryango kuri sosiyete muri rusange ni ukuvuga ngo ku bafite ubumuga n'ubungubu ku bagore biracyari ikibazo ntabwo imyumvire iraba neza mu bantu usanga nyine bavuga ngo n'ubu iyo uri umukobwa umaze gukura utangiye kurambagizwa usanga bavuga ngo ubu ngubu nzamukwa ubundi n'iyo ubyaye bagira amatsiko baraza ngo reka tureke adafite ubumuga bw'akaguru kandi usanga na kenshi wenda ubumuga mbufite kubera accident nagize ndi muto ariko nabyara ukabona abantu bakuzaniye ukagira ngo ni urukundo rwo kuza kureba umwana wabyaye ahubwo washaka ngo buriya ntabwo afite akaguru nk'ake we cyangwa ukajya kumva ngo buriya se ngo mu rugo bigenda gute ubundi se ngo kuri iriya gahunda yindi ngo bigenda kandi aho iyo gahunda iri naho ubumuga buri n'ibintu bitandukanye birahabanye cyane ariko ukumva nibyo nababwiraga ko iyo bigeze ku bagore bafite ubumuga aho rusya rutanzitse ni ibintu biba bikomeye cyane aho usanga winjira mu iduka ugiye kugura umwenda kumva umuntu yakubwiye mfite ipantaro yakubera ngo ariko ngo ndabona ngo wayigira nayigira nese nge naje kugura ibindi by'uko nzayigira birandeba cyangwa ukumva uciyeho baravuze ngo yewe kudisa ukuntu wari mwiza n'ubundi ubwo bwiza baracyabubona kuki sabonye ko wari mwiza ntaho bujya ntago ubumuga bukuraho ubwiza bw'umuntu ni ukuvuga ngo ntago biba byoroshye ariko hari intambwe imaze guterwa yaba atari no muri siporo gusa abanyarwanda muri rusange hari intambwe imyumvire irimo iragenda ihinduka y'amazina yakuyeho twitwaga ibintu ikintu ikimuga undi murabizi ko ikimuga navuga ko ari nk'igikoresho cyabaga cyarangiritse bakakijugunya inyuma y'urugo kijyamo amazi mabi kitagira icyo gikora niko kera twitwaga ariko ubundi umuntu ufite ubumuga kandi nkeka ko ubumuga bwanjye atari cyo kibazo ahubwo bari y'abantu banshyiriraho nibwo bumuga bubi nyuma rero ndabashimiye namwe kuba mwitabiriye turabashimiye namwe bihe byiza caho gahunda za televiziyo Rwanda zikomeze zibanogere.